muryango wa Yuda, igishyitsi cya Dawidi aranesheje. Tumukomera amashyi, ababyeyi bamuvugiriza impundu. Paradebonefo zonye taragibo netanayami. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Twongere tumuhereze umwami w'abami icyubahiro. Ibintu ndi kuvuga ntabwo batazi ingaruka zabyo. Reka izo ngaruka izo batuye batabizi. Aya maraso twebwe abaje hano, abaje bateranye, aya maraso natubeho, aya maraso abe ku mugabo wawe, aya maraso yatongere ku mugore wawe, aya maraso abe ku mwana wawe w'imfura, abe ku amuhumanure. Aya maraso yatongera umukobwa wawe, amuhumanure. Aya maraso atesha agaciro ibyo abarozi bavuze, aya maraso atesha agaciro ibyo amahembe aya maraso agukureho ibiganza byawe bihure n'aya maraso. Imyaka igende, ibiganza byawe bihure n'aya maraso. Wageragezaga ikintu cyose, wageragezaga ikintu cyose, icyo ugerageje kikanga, n'icyo ufashe n'ikikuguma mu ntoki gihita kigenda. Duhamagaye amaraso ya Yesu, duhamagaye amaraso ya Yesu yirukane karande, duhamagaye amaraso ya Yesu yirukane inyatsi mu biganza byawe. Abantu bayizeye, haleluya. Ndi umubyeyi, ndubatse, mfite umugabo n'abana babiri. Naturutse Bishenyi mu itorero rya Muganza, paruwasi ya Kamonyi. Imana ihabwe icyubahiro. Kadusome ijambo ry'Imana, mbabwire icyo Imana yampaye kubaha. Igitabo cyo Kuva igice cya 11. Kuva igice cya 11 turasoma umurongo wa 4 tugeze ku murongo wa 7. Hanyuma dusimbuke dusome igice cya 12 umurongo wa 7. Dusimbuke dusome 12 tugeze ku 13. Ahandi ndaza kuhababwira, munyemerere dusome aho maze kuvuga. Abakunda ijambo ry'Imana, haleluya. Abantu bakunda ijambo ry'Imana, haleluya. Kuva igice cya 11 murongo wa 4 haravuze ngo, Mose aravuga ati, Uwiteka aravuze ati, nko mu gicuku nzanyura hagati muri Egiputa, abana b'imfura bose bo mu gihugu cya Egiputa bapfe. Uhereye ku mfura ya Farawo wicara ku ntebe y'ubwami, ukageza ku mfura y'umuja w'umusyi, kandi n'uburiza bwose bw'amatungo buzapfa. Hazaba umuborogo mwinshi mu gihugu cya Egiputa cyose utigeze kubaho, kandi ntihazongera kuba nk'uwo. Ariko mu Bisiraheli nta n'umwe imbwa izamukira, mu bantu cyangwa mu matungo, kugira ngo mumenye uko Uwiteka atandukanyije Abanyegiputa n'Abisiraheli. Imana ihimbazwe. Igice cya 12 umurongo wa 7 haravuze ngo, bazende ku maraso bayasige ku nkomanizo zombi no mu ruhamo rw'umuryango by'amazu bawuririyemo. Murongo wa 12, kuko muri iryo joro nzanyura mu gihugu cya Egiputa, nkica abana b'imfura bose bo mu gihugu cya Egiputa, imfura z'abantu n'uburiza bw'amatungo, n'imana z'Abanyegiputa zose nzasoza amateka nziciriyeho. Ndi Uwiteka. Ayo maraso azababera ikimenyetso ku mazu murimo, nanjye ubwo nzabona ayo maraso nzabanyuraho, nta cyago kizababaho ngo kibarimbure ubwo nzatera igihugu cya Egiputa. Imana ihabwe icyubahiro. Dusome ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo
Tumwa bwiza Matayo yanditse, dusome igice cya 26. Tumwa bwiza bwanditswe na Matayo, dusome igice cya 26. Dusome umurongo wa 27. Igice cya 26 umurongo wa 27 na 28. Yenda igikombe aragishimira, arakibaha, arababwira ati munywere kuri iki mwese, kuko aya ari amaraso yanjye y'isezerano rishya ava ku bwa benshi ngo babarirwe ibyaha. Kasubiremo. Yenda igikombe aragishimira, arakibaha, arababwira ati munywere kuri iki mwese, kuko aya ari amaraso yanjye y'isezerano rishya ava ku bwa benshi ngo babarirwe ibyaha. Imana ihimbazwe. Dusoreze mu tumwa bwiza bwazwe na Matayo nyine aho turi, dusome igice cya 27 murongo wa 25 wonyine, hanyuma twumve icyo Imana ishaka kutubwira muri ijambo. Matayo igice cya 27 turasoma murongo wa 25. Abantu bose baramusubiza bati amaraso ye natubeho no ku bana bacu. Imana ihimbazwe. Abantu bose baramusubiza bati amaraso ye natubeho twebwe, kandi ntagarukire kuri twe, aya maraso abe no ku bana bacu. Mbere kuri iri jambo ryavuzwe n'abantu batazi icyo bari kuvuga. Ndagira ngo uyu mugoroba twebwe tuze kubyiyaturiraho, tuzi neza icyo turimo kuvuga. Haleluya. Narivuze ngo aya magambo tumaze gusoma dusorejeho avuga ngo ayo maraso ye, n'amaraso Yesu bavugaga, atubeho no ku bana bacu. Narimbabwiye ngo yavuzwe n'abantu batazi neza icyo barimo kuvuga, ariko twebwe uyu mugoroba tuze kwatura aya magambo tuzi icyo turimo tuvuga. Ibi mvuze reka mbisobanure. Duhereze Imana icyubahiro. Duhereze Imana icyubahiro. Abo turi kumwe haleluya. Abantu turi kumwe haleluya. Bafashe Yesu bamujyana kwa Pilato, abariho mpera, bamugejejeyo. Ubwo ntago mvuga ibibanza, reka mvugira aha kugira ngo sobanure icyo nandi kuvuga. Bamugejeje kwa Pilato, Bibiliya ivuga ko yaganiriye na Yesu, yumvise ibyo bamureze cyangwa ibyo barimo kumushinja. Pilato abigenzuye, reka mvuge mu mvugo yumvikana nk'umuntu uzi iby'amategeko, asanga Yesu nta cyaha kimuhama. Abwira abantu ngo ko mugenzuye ari ibyo mwamureze, ari uko ngewe mbibonye, nsanze uyu mugabo nta cyaha kimuriho. Bibiliya ivuga ngo barashega, barasakuza, bavuga ngo iyo aza kuba atari umunyabyaha, umva, iyo aza kuba atari umunyabyaha ntabwo twari bumukuzanire. Igitumye tumuzana imbere yawe ni uko ari umunyabyaha. Pilato arababwira ngo ni ukuri, nabigenzuye neza, uyu mugabo nta cyaha kimuriho. Duhereze Imana icyubahiro. Abakunda Yesu wonyine haleluya. Bibiliya iravuga ngo kimwe mu bintu byatumye nanone Pilato avuga gutyo, yibutse ijambo umugore ngo yari yamubwiye. Umugore wa Pilato ngo yari yarose inzozi, abwira Pilato ngo narose inzozi kuri uwo mugabo zanteye ubwoba, ntugire icyo uza kumutwara, ni umukiranutsi. Mu yandi magambo, ibyo bamurega ni ibinyoma, we ni umwere, nta cyaha yakoze. Haleluya. We ni umwere, nta cyaha yakoze. Nyamara abantu batiyaza kuba atari umunyabyaha ntabwo twari bumukuzanire. Tumuzanye kuko afite ibyaha. Munyemere mvugira ijambo, nibyo koko yari afite ibyaha, ariko bitari ibye, yari yikoreye ibyacu. Ibyo bavugaga byari ukuri. Yari umunyabyaha muri ako
ijuru icyamuvanyeyo yari akizi, ni ukugira ngo yikorere ibyaha byanjye, yikorere ibyaha byawe, yikorere bya bindi byawe nawe bya bindi byawe, ibyo byose bimukoraniraho, yitwa umunyabyaha we nta cyaha yakoze. Haleluya, haleluya. Baraza kunzamura ko n'imvura irimo kugwa, murabyumva. Munyemerere duhereze Yesu icyubahiro, munyemerere ababikuye ku mutima duhereze Yesu icyubahiro. Pilato wamaze kubona yuko nta cyaha kiri kuri Yesu, ndagira ngo muhurikire mwebwe. Haleluya, haleluya. Ngo ashaka ubundi buryo bwo kumukiza, azana Baraba, kuko hari ikintu kimenyerewe ko buri mwaka babohorerwa imbohe imwe. Azana Baraba wari umugome, abantu bose bazi ko ari umugome, yari umwicanyi, ngo yari ikimenywa, bose niko birivuga. Bari bazi ko Baraba ari umugome, babizi neza ko ari umwicanyi. Reka babwire, aba bagabo bombi uko ari babiri ni abagabo bari bazwi. Yesu yari afite ibintu yakabaye agaragaza, akiregura bikamushinjura bigakunda. Yari kubwira Yayiro ngo uyu mugabo Yayiro mumubaze ku mwana w'ubwo yari yapfuye. Narambuye ikiganza cyanjye ku kiba, narambuye ikiganza ku ntumbi, ngarurira Yayiro umwana we ari muzima. Haleluya. Yari buvuga ngo muzane Mariya na Marita, musaza wabo Lazaro yapfuye, amaze iminsi ine mu gituro. Nageze kumva ya Lazaro, namuhamagaye ari mu gituro, abantu bose bazi ko yaboze, bazi ko ari kunuka, ndongera mubagarura ari muzima. Hari abantu yakijije indwara zikomeye. Wa mugore wari umaze imyaka, haleluya, 12 arimo kuva, yari buhagara akavuga ko Yesu ari umwere, ariko ibyo bimenyetso birahishwa, ibyo bimenyetso ntibyagaragazwa, kugira ngo abanyabyaha nyine twebwe tutari dufite uwadushinjura, tutari dufite ingingo yaturengera, uyu muziranenge yemere gupfa, kugira ngo njyewe nawe tutazapfa burundu, tuzabona ubugingo. Haleluya, haleluya. Mumpere Yesu icyubahiro. Haleluya, ashimwe Yesu, ashimwe Yesu. Yesu turabyibutse, turabigushimiye. Aho uri wakire, wakire amashimwe avuye ku mitima yacu. Turagushimiye, turagushimiye. Twongere Yesu tumuhe icyubahiro. Yesu twongere tumuhe icyubahiro, abibone ibiganza tubizamuriye we, wemeye kutwitangira. Urwo twari dupfuye niwe warupfuye. Abasomye ijambo ry'Imana mubyibuke, ibyahishwe Yohana igice cya 5, Bibiliya avuga ngo Imana avuga ngo iduha andi mahirwe ya kabiri. Imana avuga ngo ninde wabumbura iki gitabo akamenya ibimenyetso 7 bigifatanyije, ngo mu bamarayika habura n'umwe, mu bizima 4 habura n'umwe, yaba mu ijuru arabura, mu isi arabura, ngo n'ikuzimu arabura. Yohana wabibonaga ngo ararira, biragangarizwa nuko habuze uwakwiyemeza kugira ngo ajye gucungura umuntu, ariko ngo arimarira muri ako kanya mu nama yabereye mu ijuru. Yesu ngo arahaguruka, Yesu arahaguruka, bagira ngo ni igitekerezo agiye gutanga, babona aratambutse, afata cya gitabo aragisingira, ngo Yohana yumva irindi jwi rimubwira ngo wirira Yohana, intare y'umuryango wa Yuda, igishyitsi cya Dawidi, aranesheje. Tumukomera amashyi, ababyeyi bamuvugiriza impundu. Hala de bonefo zone taragibe netanayami. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Twongere tumuhereze umwami w'abami icyubahiro. Ibintu ndi kuvuga ntabwo icyakora numvishe korari zaha ziririmba zikavuga ijuru, ariko najya mbabwire banyamasengesho musenge cyane. Ibi turimo tuvuga baririmbyi mwariri, ibintu urimo muririmba ntabwo bigezweho muri ibi bihe duhagazemo, ntabwo bigezweho, ibyo ntabwo bigezweho. Hagezweho ko Imana itanze amazu, hagezweho
hagezweho ko Imana itanze amamodoka, hagezweho ko abantu twuriye indege, hagezweho ko tugaburiwe n'Imana. Nyamara Yesu yaravuze ngo nimubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kose, ibindi muzabyongererwa. Haleluya. Yesu avuga ngo ntimukiganyire ngo mwibaze ngo tuzarya iki, tuzambara iki. Aravuga ngo niba Imana igaburira ubu inyoni zo mu kirere, ikagaburira ibisiga, ijambo rivuga ngo nta n'igishwi kigeze kigwa hasi ngo nuko cyishwe n'inzara. Imana izabura ite kugaburira twebwe turirimbira Imana? Izabura ite kugaburira twebwe turimo duhindura benshi ku gukiranuka? Banyamasengesho nimuhumure, igaburira inyoni ntabwo izabura kukugaburira. Haleluya. Arongera avuga ku myambaro, aravuga ngo ntimukiganye ngo mwibaze ngo tuzambara iki. Aravuga ngo nimubone uburabyo bwo mu gasozi uburyo haba harimo uturoza, harimo akeru, harimo icyatsi, harimo agatuku, ngo na Salomo mu bwiza bwe ntabwo yigeze arimba nka kamwe muri two. Ngubwo yambika uburabyo buriho none ejo bukajugunywa mu muriro. Imana izabura ite kukwambika wowe uzahagarara ku makaro ukaririmba? Izabura ite kukwambika wowe uzahagarara imbere y'abantu ukavuga Imana? Imana izabura ite kukwambika wa muhanuzi we? Isi kizagutuma mu bakomeye n'aboroheje. Imana izatugaburira, Imana izatwambika. Ubu ko Yesu yavuze, bakunda Yesu. Haleluya. Uko Yesu yavuze, Yesu yaravuze ngo kandi ibyo n'abapagani barabishaka bakabibona. Umva babwire, abapagani barya neza kuturusha, nta wakwambara nkabo, urukweto rwabo ruba ruhenze, isaha yabo yagura miliyoni. Ariko Yesu aravuga ngo nimubanze mwe mwishakire ibyo abapagani batagura, ibitaba Matewusi, ibitaba ibyo utabona mu Bushinwa. Nimwishakire ibyo utajya Dubayi ngo ubibone. Ibya Dubayi abapagani barabibona, ibyo mu Bushinwa abapagani barabibona, ariko dushaka icyo bashakisha amafaranga ntibacyo. Kandi umuntu w'umunezero batere haleluya. Nanone haleluya. Kamabwire barakora, ntimuzakerezwe n'imyambaro. Ibigezweho uyu munsi sibyo bizaba bigezweho ejo, na cyane ko ibigezweho uyu munsi atari byo byari bigezweho kera. Abakuze barabyumva, hari hagezweho ipantaro yambitse umuntu akaba yambaye neza. Iyo yacikaga mu mavi bajyaga kuyihingana mu murima, cyangwa wajya mu rutoki ukorera urutoki akaba ariyo ujya. Waba uri umukarani akaba ariyo wambara ujya kwikorera imizigo. Waba uri umufundi cyangwa umuyede akaba ariyo ujyana, kubera yuko ntiwajyana kositime mu isima. Ariko ubu hagezweho izicitse mu mavi, izarobotse ku matako, izo nizo zigezwe. Mureke twishakire ubwami bw'Imana no gukiranuka. Nari kuvuga ngo ibintu bigezweho, ariko ntituzaceceka kuvuga Yesu. Ahantu adukuye turahazi, aho yadukuye turahazi. Tewe yaravuze ngo hari hegereye urupfu. Aravuga ngo uzi kurinda wa Mana we, ahantu Yesu yadukuye hari hegereye urupfu. Azi kurinda mu mumpera icyubahiro, naho abarinzi barorera. Uyu mugabo umudugudu yawurinda. Abakunda Yesu wonyine. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Pilato aravuga ngo ko nabamenyereje kubabohorera imbohe imwe, ari Baraba w'umwicanyi, ari na Yesu wazuye abapfuye, ari Yesu wagaburiye abantu barenga ibihumbi bitanu, ari Yesu wazuye Lazaro, ari Yesu wacishije wa mugore, ari Yesu wahumuye impumyi agahagurutsa, ari Yesu wakoze
ibyo n'uyu Baraba tubabohorere nde? biravuga ngo abantu barashega baravuga ngo tubohorere Baraba, arababwira ngo Yesu yumugenze ne, barasakuza ngo nabambwe. Ngo araza akarabira imbere yabo aravuga ngo uyu amaraso y'uyu mukiranutsi ngo Imana ntimboneho icya, niko Pilato yavuze, ngo Imana ntimboneho icya ku bw'amaraso y'uyu mukiranutsi. Aho niho bavuze ngo ayo maraso atubeho no ku bana babo. Narindi basobanura uburyo babivuze bagira ngo bamusheta pe barababambura, kumbi bari kwiyaturaho ibintu batazi ingaruka zabo. Reka izo ngaruka izo batuye batabizi, aya maraso twebwe abaje hano, abaje bateranye, aya maraso natubeho, aya maraso abe ku mugabo wawe, aya maraso yatongere ku mugore wawe, aya maraso abe ku mwana wawe w'imfura, abe ku aya maraso natubeho no ku bana bawe. aya maraso nambeho, aya maraso ngumeho, aya maraso nadutindeho. Baririmbye aya maraso natubeho, bahanuza aya maraso natubeho, bakozi b'Imana aya maraso natubeho, aya maraso abe ku bana bawe. Aya maraso uyu mwanya tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana. Namenye ko n'abarozi abo turi kumwe tuvugame, namenye ko n'abarozi nta byinshi bakoresha, ni ukwizera imbaraga z'Imana yabo, kandi bakizera ko ibyo bagiye gukora biri buze gukora, biri buze kurema ikintu. Agafata amaraso y'agasamunyiga, nabyumvanye ubuhamya bwa Penina, niba mutaramutumira muzamutume, ngo akatura amagambo 12. Ayo maraso ngo yaba yayisize yahuza nawe imisaya. Rimwe mu ryo yaratubwiye ngo uko agasamunyiga kangwa, uko agasamunyiga kanuka, azaba ari kunukira abantu bose. Uko bakanga naho kanyuze bifata ku mazuru, ariko aho uzanyura hose ntaho uzakureba azifate ku mazuru. Hanyuma umukobwa akamara imyaka 40 umugabo wawe wahuye na Penina yisize ako gasamunyiga, ayo maraso y'agasamunyiga, wagera mu rugo kumva inzu yose iranuka, icyumba cyose kiranuka, wagera muri dusha kumva haranuka. Niba amaraso y'agasamunyiga abarozi bayakoresha akagira umusaruro w'ibyo bayatumye, uyu mugoroba tugiye gutuma amaraso ya Yesu ari hejuru y'andi maraso abaho. Abantu bakunda Yesu, haleluya. Uyu mugoroba ibyo bavuze tutabyitayeho, ntabwo duhaye agaciro ibyo bagukoreyeho, ntabwo duhaye agaciro amagambo bakwatuyeho, ashaka ari 12 cyangwa ari 120. Icyo duhaye agaciro ni Yesu wapfuye akazuka. Aya maraso ye nakubeho, aguhumanure. Aya maraso yatongera umukobwa wawe, amuhumanure. Aya maraso atesha agaciro ibyo abarozi bavuze, aya maraso atesha agaciro ibyo amahembe aya maraso agukureho ibiganza byawe bihure n'aya maraso. Imyaka igende, ibiganza byawe bihure n'aya maraso. Wageragezaga ikintu cyose, icyo ugerageje kikanga, n'icyo ufashe n'ikikuguma mu ntoki gihita kigenda. Duhamagaye amaraso ya Yesu, yirukane karande. Duhamagaye amaraso ya Yesu yirukane inyatsi mu biganza byawe. Abantu bayizeye, haleluya. Amaraso ya Yesu, Patrick, amaraso ya Yesu, amaraso y'umugabo. Ndagira ngo amaraso ni ikintu gikomeye, kandi reka kibe ikintu gikomeye. Amaraso aboneka bigoranye, amaraso ajya kuboneka bigoranye. Hari ikigomba gutanga ubuzima kugira ngo amaraso aboneke. Aya maraso
uyu mugoroba akora ibintu. Aya maraso uyu mugoroba kuko naje nasenze, aya maraso uyu mugoroba akora ibintu. Aya maraso akora ibintu. Wasengeye imyaka myinshi bikanga, warahanuriwe biranga, ariko aya maraso ya Yesu, aya maraso ya Yesu, aya maraso ya Yesu azagira ibintu akora. Nibakwikirize ntacyo bitwaye. Haleluya, haleluya. Abisirayeli bari muri Egiputa, Farawo abakoresha ibyo yumva ashaka. Ibyo yumva agira gute? Imana irabyihorera, ijya yemera ko byose bitubaho. Farawo arashokerwa, kabakatisha ibyondo, akawumbisha amatafari, agakora byose, mbese yumva ko Imana yabatanze bari mu maboko ye. Imana ikajya igatuma Mose ngo mbwirire Farawo ndekurira abantu batari, akabyemezwa n'ikimenyetso Imana ikoze giteye ubwoba. Amazi ahindutse amaraso, ati ndabyemeye. Yakongera gusubira amazi, akavuga ati nisubiyeho. Ndavuga igitangaza cya nyuma cyabaye ari iki twasomye. Imana ituma kuri Farawo, iramubwira ngo noneho ngiye kukwereka itandukaniro riri hagati y'abantu bawe n'ubwoko bwanjye. Hagiye kuba umuborogo uteye ubwoba mu gihugu cya Egiputa. Ubwo nzica imfura zose zo muri Egiputa, uzamenya yuko ndi Uwiteka. Imana irongera imaze gutangariza Farawo ayo magambo, irongera yihererana n'Abisirayeli. Haleluya, haleluya. Irabihererana, irababwira ngo dore marayika urimbura azanyura mu gihugu cyose. Noneho kugira ngo haboneke itandukaniro, ariko iki itandukaniro riri hagati y'abantu banje n'Abafarawo, riri hagati y'abantu ba Farawo n'ubwoko bwanjye, mwebwe Imana irabongorera. Imana irabongorera, ariko ayigamana. Mwakumvise? Imana irabongorera, ibamenera ibanga abandi badafite. Ariko haleluya, Imana irabongorera. Yaravuze ngo ntacyo nzajya gukora, nakimenyesheje intore za sintakira ku manywa na nijoro. Imana irabongorera, irababwira ngo mwishakire umwana w'intama. Sinsobanura byinshi aho ngaho, ibabwira uko bazawurya bahagaze, bakarya inyama zokeje. Ariko mvuge ku maraso, ngo muzafate amaraso musige ku nkomanizo z'imiryango. Marayika urimbura naza, azaza areba ku muryango, aho azabona amaraso ntabwo umuntu azapfa aho ngaho. Ariko hatazabona amaraso azakubita imfura. Soma iri jambo, nagize ubwoba mushumba. Ari nkanjye nari gupfusha abantu babiri mu rugo, umugabo wanjye n'imfura, nkapfusha n'imfura yanjye. Muri kubyumva? Ariko bivuga ngo uwari kuba ari imfura ugashakana n'uw'imfura n'umwana wanyu w'imfura. Muri kumva ibintu byabaye? Ariko murimo mwumva ibintu byabaye muri Egiputa. Ariko marayika bamenera ibanga. Haleluya. Bajya kuryama ariko bafite ibanga. Bakabona Umwisiraheli atambukanye agatama kinjije mu rugo, Abanyegiputa ntibamenye amakuru. Nyamara n'ab'intama bari bazifite, n'ab'ihene bari bazifite, ariko nta makuru bafite. Ariko Abisiraheli abituriye i Gosheni babitse, haleluya, bibitseho amakuru. Abafite amakuru bonyine, haleluya. Abafite amakuru, haleluya. Abagendana amakuru mutere haleluya. Ariko bana yo Patrick muramwumvisha, ariko bashaka kunshokoza kandi kereka niba turi burare hano. Aravuze ngo twebwe twibitseho intama n'amakuru, twibitseho intama tukibikaho n'amakuru. Ngo babigenza gutyo, marayika aje abona amaraso ntiyabarimbura,
ubu ko Yesu yavuze arimo asangira n'abigishwa ngo yafashe igikombe aragishimira arakibaho ngo nimunywere kuri iki mwese, aya ni amaraso yanjye y'isezerano rishya azameneka ku bwanyu mwese kugira ngo mugirirwe imbabazi z'ibyaha byanyu. ndagira ngo ntangaze muri iri teraniro, aya maraso yadukijije ibyaha, ku bw'aya maraso ntituzarimbuka, ariko aya maraso no muri ubu buzima aracyadusayidira. aya maraso turayizera tugatesha agaciro ibyo abarozi batuvuzeho. aya maraso turayizera, abo bazinze akabazingura, abo batuyeho inyatsi akuraho inyatsi. haleluya, duhereze Imana icyubahiro ku bw'aya maraso. ndashaka ko dusenga umwanya, nagerageje kubihina kugira ngo dufate umwanya munini dusenga Imana. mbabarira uhombeke amaso yawe, tugiye kubanza tubwire aya maraso atwuhagire, adukureho umwanda wose umwanzi Satani yaduteye. tugiye kubwira aya maraso, wowe wumva waracumuye, wowe wumva hari aho umwanzi yakwanduje, niyo soko yoza abanduye, niyo soko yoza abanduye. aho witse umutwe wawe cyangwa se uhumirije ku maso yawe, ndagusabye ntubikore nk'umuhango gusa. tekereza ibyo ujya uvuga, ibyo ujya ukora, ibitekerezo byawe, ibikorwa byawe. niwumva hari ahantu wumva umwanzi yakwanduje, niwumva ukeneye kwezwa, ndagira ngo muri iri teraniro umuntu wese ushaka kuba uri umuhanuzi, ushaka kuba uri umuririmbyi, ushaka kuba uri umuki, umuntu wese wumva akeneye kwezwa n'aya maraso, ndagira ngo ahaguruke tubanze tubwire aya maraso atweze, amazina yawe yandikwe mu gitabo cy'ubugingo. we kugenda wibwira ngo uzi hari aho uzagera, nyamara naratangaye ngo Yesu azavuga kuri uriya munsi ngo mwumve imbere sinigeze mbamenya, ngo tuzavuga ngo twahagaraga imbere hano tukabwiriza, twarahanuraga, twakoraga ibi n'ibi, ngo nibwo azaberurira avuga ngo nimwumve imbere ntabwo nigeze mbamenya. tugize amahirwe yo kubwirwa n'Imana akaya maraso. aka kanya twebwe twiyiziye muri aka kagoroba, yakongera akatwuhagira, kagukuraho ikizinga. erega ushobora kuba uri mu nzira, umugenzi wese ntamenye ibimwanduza aho biva, dore imvura iri kugwa hano hanze. ushobora kuba ugenda gutya wambaye ikanzu nziza y'umweru, imodoka ikaza utazi aho iturutse, igashibura ikiziba ikakwanduza. reka nkubwire, ndagira ngo umuntu wese ukeneye kwezwa haguruka dusenge. nyuma tugiye guhamagara aya maraso aze kuri twe, aze ku bagabo bacu, aze ku bana bacu. niba atari na hano umugabo wa, ndagira ngo utongere aya maraso uyamutumeho aho yaba ari hose, wenda bari mu kabari, aho yaba ari hose. tugiye kubwira Imana ngo aya maraso natubeho, abe ku bagabo bacu, abe ku bagore bacu, abe no ku bana bacu. ndashaka ko tuza gusenga Imana turimo twatura aya maraso ku bana bacu. abana bawe bavuge mu mazina, turi imbere y'Imana. umugore wawe umuvuge mu mazina, umugabo wawe umuvuge mu mazina. ndagira ngo twibohore, aya maraso tugiye kuyakoresha umurimo udasanzwe muri uyu mugoroba. ariko ndabinginze tubanze tubwire imbabazi z'Imana zitugaragareho, tubwire Imana yongere kutwejesha aya maraso ya Yesu. abahagurutse muzamura ibiganza byanyu, ndasaba umushumba atwemerere asabire imbabazi aba bantu bahagurutse. sinzi niba muri iri teraniro Mana baha umugisha umuntu wese ukeneye kwezwa, umuntu ukeneye kwezwa ahaguruke tugiye gusenga Imana. umuntu uri muri iri teraniro waba utarakira wenda Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, cyangwa se yaraguye, by'umwihariko we yatambuka akaza hano imbere. njya nkunda kuvuga ibi simbisubiremo, njya
mvuga ngo ufite isoni akagira ubwoba ajya abyihorera, uyu mwami ntabwo biteye isoni kumwakira. Umuntu utarakizwa nimba hari cyangwa se yaraguye, natambuke waze hano imbere by'umwihariko tumufashe gusenga Imana. Abaye adahari umushumba aradusengera kugira ngo twebwe twese aya maraso tugiye kwira muri igisoko y'amaraso ya Yesu atwuhagire kandi adutunganye. Imana ibahe umugisha. Dusenge mu izina rya Yesu. Uwiteka Mana yacu, turagushimira kuko watanze umwana wawe Yesu Kristo, kandi cyamuzanye yaje kugira ngo amaraso ye acungure abanyabyaha. Muri abo nanjye narindimo, ariko amaraso yawe Yesu Kristo yarancunguye. None uyu mugoroba mwami Yesu Kristo, ayo maraso ari hano kugira ngo yeze itorero ryawe mwami, ari hano kugira ngo yeze umunyabyaha. Muri ayo maraso nimwo mwami Yesu Kristo tubonera gucungurwa, kubonerwa muri Yesu Kristo umwami wacu, kandi yemeye gutanga amaraso kugira ngo ubugingo bwacu bube buzima. Mwami, nuko rero turagusabye wayuhagire buri wese, yeze itorero, yeze buri mpambure wese uri mu itorero ryawe mu izina rya Yesu Kristo, maze ubahe ubuzima buzira umuze. Dukomeze tugendere mwami Yesu Kristo ukwera no gutungana kugeza tutagera mu bwami bwawe. Mana, urakoze cyane kuko ubidukoreye mwami, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Dukomere Imana amashyi menshi cyane, twese tuhagaze. Umuntu wese agiye kwisengera, bishobotse fata isakoshi yawe kugira ngo uze kuba rwose wenda uri buze kuvaho ntihagire uwegerana n'undi. Fata isakoshi yawe, wambare neza agapfukamunwa, ugiye guhamagara amaraso ya Yesu aze ku buzima bwawe. Ushobora kuba urwaye, aya maraso abasha gukiza urwaye wese. Ushobora kuba urwaje, hamagara amaraso ya Yesu, kandi ndabizi neza ko aya maraso hari ikintu gikomeye agiye gukora. Aya maraso ni ijambo ry'Imana yatugeneye kuri uyu mugoroba. Ntubikereze, ntubiteshe agaciro, ntupfushe ubusa aya mahirwe. Aya maraso yakoreshe uwo mugongo wawe wakira. Aya maraso yakwivanga n'ayawe, izo ndwara abaganga bavuze ko zidashobora gukira. Aya maraso yakubera umuti. Byose bikorwa no kwizera. Abantu bizeye, haleluya. Aya maraso aguhumanure, aya maraso naguhumanure, aya maraso nahindura amateka y'ubuzima bwa ibyo babonaga bitazakunda. Aya maraso naguheshe kuba byakunda. Abantu bizeye, haleluya. Aya maraso natubeho, niyo ntero n'inyikirizo. Iki nicyo tugiye gukora. Aya maraso natubeho no ku bana bacu. Abana bawe babuze ubwe, abana bawe bahora barwaragurika n'ikimenyimenyi, abo wasize bararwa. Aya maraso nakubeho no ku bana bawe. Nari mbivuze mu kanya, ubavuge mu mazina. Ni iminota 5 tugiye gukoresha. Nanjye ndirwanaho, mpamagara aya maraso, hamagare ku mutware wanjye, hamagara amaraso ku bana banjye, hamagara amaraso ya Yesu ku buzukuru bawe. Ibi bintu birakora. Imana ibwira Nowa ngo injira mu nguge, yaramubwiye ngo injiza n'abawe. Uyu mwanya tugiye guhamagara amaraso ya Yesu abe kuri twebwe no ku bacu bose. Mureke dusenga Imana. Iyo minota 5 turahita dusoza. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Mana, turagushimiye. Duhamagaye ano maraso, duhamagaye aya maraso, duhamagaye aya maraso. Nanjye hari icyo ngiye gukoresha ano maraso. Uyu mubyeyi hari icyo yifuza ko aya maraso yamukorera. Aya maraso amaze kutweza ibyaha, aya maraso amaze kudutunganya, kandi ni nayo ahora adutunganya. Umva Uwite, ni wowe wampaye iri jambo, kandi
kandi ibyo wampaye nibyo mbahaye. Hari ibintu abarozi bavuze, niyo mpamvu buri wese nawe arimo kuvuga, niyo mpamvu hari ibyo uyu mugabo arimo yatuza akanwa ke, niyo mpamvu hari ibyo uyu musore ari kwatuza akanwa ke, niyo mpamvu hari ibyo uyu mukobwa ari kwatuza akanwa ke, niyo mpamvu hari ibyo uyu mubyeyi arimo yatuza akanwa ke. Hari ibyo abarozi bavuze Uwite, hari ibyo abarozi banzuye, hari ibyo bakoresheje. Natwe duhagaze mu mbaraga zawe, duhagaze mu mbaraga zawe. Aya maraso ya Yesu natubeho, atwuhagire rwose. Aya maraso ya Yesu natubere umuti uvura abarwaye imyijima, bakizwe n'amaraso ya Yesu. Abarwaye indwara zidakira nibakizwe n'amaraso ya Yesu. Ndahamagara amaraso ya Yesu, ndayahamagara kuri uyu mukobwa, ndahamagara amaraso ya Yesu. Uyu mukobwa ndamuhumanura mu izina rya Yesu. Aya maraso ya Yesu nahumanura uyu mukobwa. Aya maraso ya Yesu nakura icyangiro kuri uyu mubyeyi. Dore urugo rwe rurimo ruranyeganyega, urugo rwe rurenda gusenyuka. Papa ntubyemere, dutumye aya maraso, aya maraso yeze kiriya cyumba. Aya maraso natunganye iriya nzu yahumanye. Aya maraso natunganye tayabiniwi. Aya maraso natunganye. Aya maraso ni yeze ibi biganza birimo inyatsi. Aya maraso nabihumanure, aya maraso nabihumanure. Hari abantu bagendana karande, karande zo mu miryango y'iwabo nizikurweho n'aya maraso. Twibiye mu kidendezi cy'aya maraso, twibiye muri aya maraso, twibiye muri aya maraso, twibiye muri aya maraso, muri aya maraso. Ubwenge bwacu nibuhinduke muri aya maraso, ibitekerezo byacu bihinduke. Twibiye muri aya maraso, muri aya maraso tuhakura imbaraga zinesha icyaha n'igisa nacyo. Aya maraso tuyibiyemo atsinda amarari y'ubusambanyi. Aya maraso tuyibiyemo natsinde kamere. Aya maraso, aya maraso natsikamire ibyari bidutsikamiye. Aya maraso tuyibiyemo. Nibije umugabo wanjye muri aya maraso, nibije umugabo wanjye muri aya maraso, nibije Ruvini wanjye muri aya maraso, Egizose mwibije muri aya maraso. Taza biniwima tagodebo twibiye muri aya maraso. Gisele mushize muri aya maraso, Gavini muri aya maraso, muryango wanjye mushize muri aya maraso. Aya mazuru uyu mubyeyi ari kukubwira ni tuyibije muri aya maraso. Aya mazina uyu mugabo ari kukubwira tuyibije muri aya maraso. Uyu mukobwa ari kukubwira amazina ya fiyanse we, tumwibije muri aya maraso. Aya mazina uyu musore ari kukubwira ababibije ababyeyi ba, tubibije muri aya maraso. Aya maraso ya Yesu nakora ikintu uyu mugoroba, abantu bazashime, bamenye ko Imana ishoboye, bamenye ko aya maraso ari hejuru imbaraga z'abarozi. Abantu bazavuge imbaraga z'aya maraso. Nibutse umusirikari Gorogota wateye Yesu icumu mu rubavu, yari afite ijisho ritareba ngo havamo amazi n'amaraso. Aya maraso yikubise muri ririya jisho, ijisho ritarebaga rirareba. Atawabiniwima. Uyu mugoroba natwe reka amaso yacu arebe aya maraso. Aya maraso dukore ku maso, amaso y'umwuka arebe. Aya maraso adukore ku maso, ay'umubiri yararwaye nakire. Aya maraso natubeho no ku bana ba. Haleluya, 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 haleluya. Hari ibintu twagerageje biranga mu buzima, hari ibintu twagerageje biranga mu buzima. Nibutse umugabo w'ingabo z'Isiriya witwa Namani, yari umubembe. Ageze imbere ya Elisa amwohereza kujya kwiyuhagira muri Yorodani, aramubwira ngo niyibiremo karindwi. Yaje kwibiramo rimwe ntibyagira icyo bitanga, yibiyemo kabiri, yibiramo gatatu, kane, gatanu. Ageze ku munsi ku nshuro ya karindwi ngo yibiye mu kidendezi, yibiye muri Yorodani inshuro ya karindwi. Ibibembe biragenda, ibibembe bimuvaho, amateka arahinduka, agarurirwa agaciro. Uyu mwanya twebwe twibiye aharuta Yorodani, uyu mwanya twebwe twibiye mu maraso ya Yesu.
niyibije mu maraso ya Yesu, imyaku nigende, niyibije mu maraso ya Yesu, inyatsi nimveho, niyibije mu maraso ya Yesu, ibyatumaga amadeni atuzenguruka nibikurweho, twibiye mu maraso ya Yesu. Nibutse uriya murwayi wamaze ku kidendezi Betesida imyaka 38, abafite ababajugunya barazaga bamujugunya, abandi bakamutanga, abafite ba anko, abafite ba tante, abafite batangaga uriya bakabajugunyamo, bakajugunya abandi, we ntiyari afite umujugunya. Ariko twamenya amakuru, hari ikidendezi cy'amaraso yawe Yesu, natwe twibiyemo, natwe twibiyemo, amateka nahinduke, natwe twibiyemo. Icyangiro cy'abadayimoni nikigende, abakobwa bashake, natwe twibiyemo. Icyangiro cy'abadayimoni kigende, aba bagabo bashake, abasore bashake. Icyangiro cy'abadayimoni nikigende, aba bagabo babona akazi, badepoje ahantu henshi kubera iki cyangiro, aho bageze bose bakabanga. Hari n'abafite iki cyangiro mu kazi, aho bageze baragambanirwa. Twibiye muri aya maraso, twibiye muri aya maraso, bwiza bw'Imana butubeho, twibiye muri aya maraso, amateka yacu nahinduke. Haleluya. Data ndagira ngo twese duhagaze duhereze Imana icyubahiro. Abantu bizeye bonyine, utizeye ambabarire yicare. Umuntu utizeye ndamusabye ambabarire yicare. Ariko wizeye ko ari ikintu Imana ikoze koresheje aya maraso, wenyine aba ari we uhereza Imana icyubahiro. Umuntu wumva hari imbaraga z'abarozi Imana iritaguye, umuntu wumva icyangiro cy'abadayimoni yagendanaga aya maraso agikuyeho, umuntu wumva hari ibintu aya maraso akoze, yaba mu bugingo, yaba ku mubiri we no mu buzima bwe, akumva aya maraso ya Yesu hari ibintu akoze ku mugabo wawe, nubwo wabonaga bidashoboka, kumva aya maraso ya Yesu hari ibintu akoze ku bana bawe, uwo muntu natere haleluya. Zamura ibiganza byawe. Turagushimiye Mana, muremyi w'ijuru n'isi, wakunze abari mu isi cyane, bituma utanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo uzamwizera wese atarimbuka, ahabwe ubugingo buhoraho. Tukuzamuriye amaboko, turabigushimiye. Tuzamuye ibiganza bya, turagushimiye Yesu, watwemeye abandi baduhakanye, waratwemeye, wemera gupfa urupfu rubi rwo ku musaraba, umena aya maraso kugira ngo abatagira shinge na rugero tuzabona agaciro. Se w'imfubyi turagushimiye, mugabo wapfakazi nuhimbazwe, umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba, tugushize hejuru, tugukomeye amashyi. Ababyeyi bakuvugirije impundu, amashimwe ni ayawe. Amen. mwamwikirije koko oya, n'undi uyifite yumvisha amaraso yamugezeho nayizamure nta kibazo. turi imbere y'Imana, Imana y'amahoro, tuyishimire, tuyikomere amashyi menshi. Teta seloma naloferegronyasasi